Zakagendana nk'uyu mukobwa utashyize amasahani n'ibirahure mu kabati nkubuze Sheriki mvuga nabi saho ngaho uvuye ni mu cyumba cyanjye cyawe Sheriki ngiye kureba umukozi uvuye kureba umukozi umurebamo iki ariko vive siko nagorwa kinumva nta bintu bikomeye murumva ngiye kumureba ntunganiriza icyo kwambara kuki usanzwe umusanga mu cyumba nyine usanzwe umusanga mu cyumba ahubwo harimo amasokisi inkweto harimo isaha yawe se umupira iki cyawe kirimo hariya ni iki cyawe kirimo hariya yashije ngiye kumureba gusanga ntunganiriza icyo kwambara ntabwo byumva kandi numva nakamanze ndamubura ese urashaka nigendere oya sheri ugenda ujya nose kucyubumbabaza undagira akakunda sheri kuko nabona kubabaza uyu uri kumbabaza no Asa ageze nk'abiguye ushaka nimba ari amasogisi cyangwa wari ukijyanye asundi wari neza warose neza aho sheri nuzonze oya mbaraga kuvuga nawe aragenda akabasitira imyenda yanduye gutya koko pasiyo yihangana akabanza kugusitira undi akakumesera nk'utwenda akadushyira kuri gahunda uriya se yabyibuka ahubwo icyumweru ngiye kukimara ndi kumyaka muri twenda dusa neza ni ukuri rwose humura ibi byo ndabikwemereye nzajya nza rwose nikumesere nk'undi nashaka kuzakubona usa nabi ntabyo azabona gusura nta mukuru muri muri mpe ndumvamugaye n'iminsi igiye imyenda yawe ukuntu isa ntamiyeshe rega none se ubundi igomba ubundi uzajya uruza gutya gusa uruza gutya wongera ukagenda wazigumiye hano n'ubundi tukajya twigumanira no nyine nkaguma gute ubwo ako nawe rwose oya ibyo nawe kwemerera nzanze kenshi rwose gashoboka serum kuhera utwo dusuku ese kugira ngo nawe urabibona ko ibyo mbona ugiye rwose mbyubahiriza nta kibazo ntacyo udushike twanjye twashira kare nkaza imyenda ntayimesera yose icyarimwe nkaza nkamesamo nk'utwenda nka tubiri cyangwa butatu ndakeka ntabwo wabura imyenda ukoresha rwose amara ubitekerezeho kabisa ushatse waziyizira tukajya twibanira dore ubuze twibaniye tukaba tubaye n'umugore n'umugabo twaye iki abarire rwose ibyo byo byihorere byo ntibirimo icyo nakwemera ni ukuza nyine nkagufasha aho ubundi nta kuntu waba nta mugore wawe nabonye ukarishe kuriya wajya ushaka kujya kumushakiraho undi mugore reka ko ibyo ngibyo bitanarimo reka ibyo ntibinarimo rwose icyo nakwemera ni ukuzagufasha amasuku nta wundi rwose nta kindi pe kindi ntacyo nyine ubwo se gatekerezeho ntacyo oya ni ukuri ibintu ngerega mba nanga ko ntabona nyine kuko ntabwo umenyereye kubyikorera rero niyo mpamvu mbavuga ati reka ko mba nzi ko rwose abagabo n'ibintu bibagora bibavuna ibintu byo kumesa rero igihe rwose ndangiye gucuruza hakiri kare nsanze mbigukorera ubundi ibintu birangire
ntabwo tuzi aracyameze nabi ntabwo barageze gutaha kare cyameze nabi mwakoze cyane nuzumva igende reka ntaza nkaje uwo mucuti wanjye uje kunsura nsigaye kugira ngo nzigirwe ntungane ariko iyo muriho nta kibazo mukoze mukaba rero nta kibazo ari bugire nawe ndamwizeye baraziranye bayicaye ntungane nta kibazo ariko nta n'impamvu yo kwirirwa bakora no si hano ufite umukozi sinzi impamvu rero bakohereza wafite nta kintu bandurijeho umukozi ntabwo yakora ibintu byose kugira ngo umufashe nawe umufashe nta kibazo urabona se hari icyizere cy'uko ashobora koroherwa ashobora koroherwa akagenda abizi gake gake ariko nkumva okay Marita Oui. ino wakira umushyitsi hano bangira ibintu byanteye ubwoba kabisa akira umushyitsi w'iri mukuru wa madamu Turakiriza iki? amazi nagiye nkurikijwe nabaga arengeye neza ubwoba mbonye ibisize nta kibazo araraho byatangiye kugarura agatege icyizere kirahari cyiza cyane